nongeye kukurarika nshuti mwene data muri aka kanya ko kugira ngo twongere dusabane n'umuremyi wacu. Komeje kubana na Pastor Jacques ukwifuriza amahoro n'umugisha w'Imana. Usome ijambo ry'Imana mu gitabo cya Yosuwa igice cya mbere umurongo wa 5 kugeza ku murongo wa 11. Nta muntu n'umwe warinda kuguhagarara imbere iminsi yose yo kubaho kwawe. Nk'uko nabanaga na Mose niko nzabana nawe, sinzagusiga kandi sinzaguhana. Komera ushikame kuko uzatuma aba bantu bazungura igihugu narahiye ko nzaha abasekuruza babo. Icyakora ukomere ushikame cyane kugira ngo witondere amategeko yose umugaragu wanjye Mose yagutegetse. Ntuzayateshe uko uciye iburyo cyangwa ibumoso, kugira ngo ubashishwe byose aho uzajya hose. Ibiri muri iki gitabo cy'amategeko ntukarurere kubihamisha akanwa kawe, ahubwo ujye ubitekereza ku manywa na nijoro, kugira ngo ubone uko ukurikiza ibyanditswemo byose. Niho uzahirwa mu nzira zawe ukabashishwa byose. Mbese sijya ubigutegetse? Nuko komera ushikame, ntutinye kandi ntukuke umutima, kuko Uwiteka Imana yawe iri kumwe nawe aho uzajya hose. Yosuwa ategeka abatware b'imitwe ati, munyure mu ngando, mutegeke abantu muti, nimukore amahamba, kuko mu minsi 3 muzambuka ruriya ruzi rwa Yorodani, mujya guhindura igihugu Uwiteka Imana yanyu yabahaye ngo mukibemo. Amen. Dusomye amagambo meza yabwirwaga umukozi w'Imana Yosuwa mu gihe cye, kandi amagambo yarakubiwemo ubutumwa bwo gushikama ndetse no gukomera. Ibihe Yosuwa yanyuragamo byari bikomeye kandi byari bimuteye ubwoba. Nibwo Imana yamusezeranyaga kubana nawe no kumukomeza. Ese ibyo bihe byari biteye bite? Niki cyabuzaga Yosuwa gukomera? Niki cyamuteraga ubwoba? Imana yari imaze kumubikira urupfu rw'umugaragu wayo Mose. Ijambo ry'Imana ritangira ritubwira muri icyo gice twasomye ngo ubwo Mose umugaragu w'Uwiteka yari amaze gupfa, Uwiteka abwira Yosuwa mwene Nuni umufasha wa Mose ati, umugaragu wanjye Mose yarapfuye, none ubu haguruka wambukane n'aba bantu bose ruriya ruzi rwa Yorodani, mujye mu gihugu mbahaye mwebwe n'Abisirayeli. Aho muzakandagira hose ndahabahaye nk'uko nabwiye Mose. Hariya mu gice cya mbere umurongo wa 1 kugera ku wa 3. Urupfu rwa Mose wavuganaga n'Imana, akaba ari usengera ubwoko bwa Isirayeli, akaba ari we muyobozi watumwe n'Imana imwohereje gukura ubwo bwoko bwayo bwa Isirayeli muri Egiputa, akaba apfuye bataragera mu gihugu cya Kanani. Byari inkuru iteye ubwoba, kandi byari bibaye batangiye kwitegereza igihugu no kunezerwa kuba bakigezemo. Yosuwa wari umufasha wa Mose kumusimbura, ndetse ntabwo byari ibintu bimworoheye, azi n'urugamba ruri imbere, cyane ko igihugu bari bagiyemo cyari gituwe n'abandi bantu. Ubwo bivuga intambara n'urugamba rukomeye kandi rw'abantu babiteguye neza. Ikindi, Yosuwa wari umufasha wa Mose, kumubura kandi ubutazongera kumubona yari azi icyo bivuze, ntibyari gutuma atagira ubwoba. Kuba Yosuwa yaragiye gusimbura Mose, umuntu w'Imana wakoranaga nayo imbona nkubone, kandi we atiyiziho izo mbaraga, nabyo kuri we cyari ikintu giteye ubwoba. Ikindi, ubwoko bwa Isirayeli bwari ubwoko bwagiye bugora Mose n'Imana, ku buryo kubuyobora yabwirwaga byari ikintu gikomeye kuri Yosuwa. Muri ubu bwoba bwe rero hari ikintu Imana yahisemo kumukorera, ari cyo kumukomeza.
kugira ngo ashikame. Ijambo ry'Imana ryatubwiye uhereye hariya ku murongo wa 5 w'iki gice cya mbere ngo nta muntu n'umwe arinda kuguhagarara imbere iminsi yose yo kubaho kwawe, nk'uko nabanaga na Mose niko nzabana nawe, sinzagusiga kandi sinzaguhana. Komera ushikame kuko uzatuma aba bantu bazungura igihugu narahiye ko nzaha basekuruza babo. Imana ishimwe kwizi kudukomeza mu bwoba bwacu, ntabwo dusiga twenyine. Komera rero kandi ushikame. Nk'umukristo ukeneye gukomera no gushikama kugira ngo ubashe kunesha muri iki gihe ndetse no mu bihe biri imbere. Mu bihe bigoye tugenda tunyuramo, Imana iradukomeza ngo tudatakaza ibyiringiro. Iyo usomye mu gitabo cy'umuhanuzi Yeremiya hariya mu gice cya 29 umurongo wa 11, dufite ijambo ritugarurira ibyiringiro aho Imana ivugira mu kanwa k'umuhanuzi wayo Yeremiya igira iterega nzi ibyo nibwira nzabagirira, ni amahoro si ibibi, kugira ngo mbareme umutima w'ibyo muzabona hanyuma, niko Uwiteka avuga. Ibyo Imana ikwibwiraho, ibyo iteganya imbere, ntabwo ari byo kugukura umutima, nta nubwo ari byo kugutera ubwoba, ni ibyiza. Tubona kandi muri uru rugamba rw'umwuka Daniyeli asenga yicishije bugufi imbere y'Imana iminsi 21, ategereje ko Imana imusobanurira ibyo yari yeretswe byari byamuteye ubwoba bwinshi. Marayika aramubonekera aramukomeza kandi amusobanurira ibyo yeretswe. Imana izi ko mu bintu dukeneye ihumure, dukeneye gukomezwa. Imana izi yuko ibiduhagaze imbere tutabyikomezaho ngo tubishobore. Niyo mpamvu mu bantu bayo batandukanye, mu bihe bitandukanye, Imana yagiye ikomeza abantu bayo. Kumukomeza yamubwiye ko gusenga kwe kumviswe. Nicyo marayika yahereyeho akomeza Daniyeli, aravuga ngo gusenga kwawe kwarumviswe kuva ku munsi watangiriweho gusenga. Ngo Daniyeli yahindaga umushitsi kandi ntiyabashaga ndetse no guhagarara ngo avugane na marayika, ariko mu kumukomeza marayika yakoze ikintu gikomeye, ngo yamukozeho ako kanya arakomera arashikama. Ayo magambo uzayasoma muri Daniyeli igice cya 10 umurongo wa 2 n'uwa 3 ndetse n'uwa 12. Ukwiye gusaba Imana kugukoraho by'umwihariko kugira ngo ubashe gukomera no gushikama muri ibi bihe ndetse no mu biri imbere. Ariko twakwibaza ngo mbese gutabarwa kuzava he? Mu byo ubona biguteye ubwoba, mu byo ubona utahagarara imbere, dukwiriye kumenya ko intwaro idukomeza mu gihe duhuye n'ibiduca intege ko ari imwe. Yesu ubwo yageragezwaga na Satani yaneshesheje ijambo ry'Imana. Natwe dukeneye ijambo ry'Imana kugira ngo tubashe kunesha Satani. Dukwiriye kumenya ko Yesu wacu yanesheje Satani akanesha n'urupfu kuko yazutse ari muzima. Yesu turi kumwe nawe nk'uko Imana yabwiye Yosuwa ngo nk'uko nabanaga na Mose niko nzabana nawe, sinzagusiga kandi sinzaguhana. Komera ushikame kuko uzatuma abantu bazungura igihugu narahiye ko nzaha basekuruza babo. Natwe uko Imana yabwiye Mose niko Kristo ari kumwe natwe. Dukomejwe rero nuko Imana iri kumwe natwe kandi yaturahiye kutazadusiga kugeza itugejeje aho yaduteguriye. Umwami wacu ni uw'ibihe byose. Ijambo ry'Imana hariya mu Byahishuwe igice cya 1 n'umurongo wa 8 haratubwira ngo ndarufa na Omega, itangiriro n'iherezo, niko Umwami Imana ivuga iriho kandi yahozeho kandi izahoraho, ari ishobora byose. Yesu wacu rero azi amateka, azi aho uri uyu munsi kandi azi n'iherezo. Nta mpamvu rero yo gutinya no kudakomera. Si ibyo gusa, Umwami wacu n'umutware wa byose, kuko ijambo ry'Imana ritubwira neza hariya muri Matayo igice cya 28 n'umurongo wa 18 haratubwira ngo nuko Yesu arabegera avugana n'abati, nahawe ubutware bwose mu ijuru no mu isi. Imana yamuhaye ubutware
umwami wacu niwe nyir'ubutware mu ijuru no mu isi. Turi kumwe na Yesu rero nta mwanzi n'umwe twatinya, kuko afite ubutware bwose kugeza no ku rupfu. Bana nawe wizera imbaraga n'ubushobozi bwe bitagera akagero, kuko yanesheje ibyari kuguhiga byose. Niwe mwami w'amahoro, ni nawe uyatanga. Ntabwo Yesu yananiwe kuguha rero amahoro, kuko arayatanga. Uwanesheje urupfu kandi imbaraga n'ubutware byose bikaba ari ibye, ntabwo yananirwa kugushakira amahoro mu mutima ndetse no mu byo uhura nabyo. Nshuti mwene data, akira imbaraga zo gukomera no gushikama, kandi ubutumwa bw'amahoro wahawe na Yesu buguheshe guhumuriza abandi. Imana iguhe umugisha, ikurebe neza, ikugirire neza, ikubashishe muri byose, mu izina rya Yesu, amen.